kugeza uyu mwanya nicaye aha nabuze icyaha Ishimwe Dieudonné yakoze. Narakibuze, nabuze n'ukinsobanurira. Ko batubwiye ngo yagiye kwinjira mu cyumba cy'uriya mwana. Ntabwo twashatse, twasabye kamera zikabura kandi ku hoteli zihari. Ku hoteli zirahari igihe narazibonye. None se niba iyo kamera idahari wewe wabibwiwe ni? Ese da reka nshime ko we bamufashe banamufunze. Ibyo si n'ikibazo. Aryo abo bakobwa baratunganya ubu bigenza neza cyane, n'abana beza rwose, we wabanuriza mu ijuru batarinze kwicuza ibyaha. Biriya ni power abuse. Ikibazo abapolisi ba traffic bafite ububasha burenze ubwo ushobora gutekereza. Gute? None se muri dosiye imwe umupolisi n'umugenzacyaha niwe uguhagarika. Yego. Noneho akareba ibyo abonye agahita aba umushinjacyaha, sibyo? Agahita ako kanya agutegeka n'ibihano, abaye n'umucamanza. Yego. Kandi ukahava ubitanze, ubwo abaye n'umuhesha w'inkiko. Uzi ko bakubwira ngo niba wapiringa ngo ujye ngo ku muyobozi wa traffic police kuse kujya kurega Musinga kuri Rwabugira, ibyo mana yanjye. Ngo buriya bari abantu bafite ikibazo nk'icya MTN. MTN igira itya ikakugenera iminota uvuga, cyangwa amafaranga bakoreza kuri telefone nayo barayabagena. Kandi bakwiye kuyarenza. Ngo ntibakwiye kuyarenza. Biriya n'ubucuruzi. N'abariya rero b'amahoteli njye ndavuga MTN irankupira ngo natinze kuri telefone, ko atari yo na telefone ngo irandambiwe, ko atari inyishyurira iranshakaho iki, yandetse nkivugira ko utazi n'ibyo mvuga ibyo ari byo. Hari n'ibyemezo ahubwo mbona batanga nabyo mbona bidakwiye. Icyemezo cy'uko uriho utapfuye ingabibona gikwiye, atestation igaragaza ko uriho. Biriya n'ubukoroni n'ibintu byo mu babiri gikera by'ubukoroni biri na ridicule. Ridicule since I was born sindabibona ngo uhagaze imbere none ngo neza n'icyemezo cyemeza kuko ndiho. Uriya se uri bukime anzi kurusha uko niyizi. Ngwemerere ko ndiho. Kiriya ntacyo nzasaba na rimwe. Reka nkubwire ningera no muri pansiyo ukuri kw'Imana mu bantu RSSB bataza amafaranga yabo ndimo, ntabwo nzamushyira icyemezo cy'uko ndiho nyine arandeba. Uwo isakusa icyemezo cya leta ari kuri nishyano koko. Sinjya numva abantu bashinzwe guhindura amategeko n'ibibi byose bo batabisoma. Icyemezo cy'uko ndiho ni ikibazo gikomeye kabisa. Ndahari ahubwo ngewe mba numva uriho nankungurira. Ase ubundi urumva naragije keretse wa mugani warapfuye uhagaze. Nicyo ubushaka. Icyo rero ntibagitanga. Abapfuye bahagaze bo turuzuye hano ni benshi cyane. Gutwika ntabwo ari byo, ni icyaha rwose. Gutwika ngaho ufata inzu yitwika hanyuma wizamukira. Harawe bivuga babirata ibyaha ubwo ngubwo cyane rwose. Ugategera twika nkizamukira kasha amakuru. Ugaratwika kizamukira iby'inkongi yakongeje ntumubaze. Hasiga haguruma. Ngo hasiga haguruma ngo akizamukira. Wanamubwira uti harahiye. Atati hadashye. Sinahatwitse. Biriya bintu birandya bikambabaza wa mwana we, nkumva n'umutima waturika. Uri umwana w'umukobwa, uri inkumi turabyiruye, urasa neza, turakureba tukishima. Wowe urarangije ugiye kwitesha agaciro, ugiye kwiyandarika. Biriya rero ngo bakabicuruza ngo bakabona amafaranga. Amafaranga aruta agaciro kawe, amafaranga aruta icyubahiro cyawe, ubwo nangahe mwabana? Nangahe kweli? Biriya bintu bintera ipfunwe, nkarakarira abantu bose. Of course ntangira kuri bariya abana kuko bose barakuze. Nta utazi kibi n'ikiza, nta utazi gutandukanya icyatsi n'ururu. Ngakurikizaho ababyeyi twebwe. Ntabwo umwana sinjya umva, umwana ashobora kukunanira akarumba, ariko biterwa nuko wamutangiranye nawe akivuka. Umwana mwatangiranye akivuka, umure azi ko iki cyemewe iki kitemewe, yashaka akarira kisaza agasaza imigeri n'akazi ariko ntukemere.
bibaye ngombwa ugafata n'akanyafu kamutsibura ahubwo biriya muvuga ngo uburenganzira bw'umwana. Umwana wanjye namukubita nkamukomeretsa, namukubita nkamuvuna, erega nanjye ndamukunda cyane, nanamukunda kurusha abandi bose, ariko umuntu wese umubwira ururimi yumva. Nta mwana udatinya akanyafu. Uyu mwana ntabwo azagera mu myaka 18 19 ngo atangire kwiyambika ubusa, no, kuko azi ko hari ibitemewe, azi ko hari ibidashoboka. Ntazarara amajoro ngo arare muri ubu bubari bageze mu gitondo. Ese ubwo ndyambaza uyu mwana barataha kwande? Rero nkaga rero na societe muri rusange iba yabyemeye kabitoreretinga abo babigura gucuruza ngo ibintu imyanda nk'iri aho ugatanga amafaranga yawe ukayigura, nawe ufite ikibazo mu mutwe. Yewe ndi umuntu wuzuye, ntabwo njya mba hagati, sinjya mba akazuyaza, ndashyuha cyangwa ngakonja, ibyo babimenye. Uwumva bigaye abigaye, uwumva bimubabaje yihangane, kuko sinzahinduka ngo abantu banenga nanjye ndanenga. Rwose uzankurikire, ariko nenga ibinengeka. Iyo unenga usebanya, ubeshya, ugira gute, ntabwo nshobora kubyemera. Nanjye ndakunyomoza nkakuvuguruza ko n'uburenganzira bwanjye reka. Ngo abarwanya ubutegetsi ariko mwabana ninde urwanya uru Rwanda? Muri abo bose muvuga tuvuge ese aburwanyishije kuvuga gusa kuri YouTube wiyicariye ku birometero ntazi ibyo ari byo. Yewe we, niba ari uko barwanya nanjye bazandwanya rwose. Iyo ntambara ndumva ntayitinya, ariko gihe icyo nanga sishaka umuntu uzangwa abeshya ibintu. Reba uko mungana wowe n'uwo mwana mwicaranye, ushobora kuvuga ibintu mukabyemera mukagira ngo nibyo, kuko muri abejo bundi hari ibyo mutazi mutabonye. Hari amakuru avugwa mukayumva nk'inkuru nyine, mwe ntimwabibonye, siko bimeze. Hanyuma sinshaka ko aza kubabeshya ngo abashuke. Ngewe ndashaka ko mukura mumenya u Rwanda, amateka y'u Rwanda y'ukuri ni ayahe. Ese uru Rwanda ko ari twejo bucya turusigarana, kuko ni mwebwe. Niturusigarana tuzarukoza iki? Tuzarufata gute? Tuzabigenza gute? Ibyagezweho tuzabisigasira dute? Ibitarageraho tuzabigeraho gute? Ngewe nibwo butumwa mpora mu rubyiruko. Iyo rero utangiye uza hariya, ese buriya ugiye hariya ukajya kubwira abana ngo buriya ngo Kagame yarapfuye ngo ntabwo akiriho, n'urugero nguhaye, umwana wa Rusizi wowe ntuzabyemera kuko wanamubonye, mwanahuye mu muhanda yakunyuzeho mu modoka. Umwana wa Rusizi azabyemera. Namara kubyemera, Perezida wa Repubulika natanga n'ubutumwa azavuga ateka uriya se ko atakinariho, ubwo butumwa bwese buramfataho, sibyo? Ngewe nibyo ndashaka. Ibintu ukora ubikoreshejwe ubitumwe n'urwango gusa, ibyo ntuzizere ko Ingabire azagushyigikira. Mbazi neza ko nta nicyo bikumariye, sibyo? Mbazi neza ko uriho utumwanya, ariko nzagusubiza kugira ngo abakurikira babone indi verisiyo. Nawe rero kuvuga ngo umuntu ngo agomba kuba hagati, se ko mutarabazanya kwa Perezida wa Repubulika igituma atajya hagati? Nuko ndi umugore, ninjye sina ngufi mwabonye mucaho urukoma, ko mutarabaza Minisitiri Nduhungireho igituma atajya hagati. Hari abantu benshi mutarabaza banakuze, bakuze rwose. Uzajya unjya nawe muri ziriya cyane cyane nka X, biriya aho zari Twitter, uzambwire niba ari jyewe jyenyine uburiho. Naho urwo rubyiruko se, ese kuki mushaka urubyiruko tugomba kuba role model warwo? Muragira ngo duharire abana urugamba, byaba ari ubugwari. Duherekeza abana bacu kugeza igihe tutagishoboye, akaba aribo basigarana iyo nkoni mu ntoki. Ariko igihe tugishoboye, ntubona uko nguko ungana gutyo, nunashaka ushobore kuba waranashatse, byaba ari na byiza. Nunashaka ukanabyara, ukigira Imana ukagira umubyeyi, ukagira so cyangwa nyoko, ukagira so wanyu cyangwa nyogosenge, nyoko wanyu cyangwa nyokorome, marashi ntibazakurekurana rimwe. Icyo ndakikubwiye. Nukora ibyiza bazagushima, nukora ibibi ntuzabaratira ngo ubusigaye nitwa papa naka, bazakwicaza ahangaha baguhe warning. Siko bimeze? Nanjye rero namwe urubyiruko mwese niko tumeze, niko meze namwe. Igihe cyose ibyo ntemeranya namwe nzabibabwira, inzira mugomba gukurikiza nziza nyibereke, kuko ndagira ngo mutazagira amateka nk'ayo twebwe twagize.
nicyo ndwanaho